guys, welcome back on Pachu TV show. Oh my god. Ndabahobeye abantu bose ubu nta nubwo mukiri guys muri family ndabasuje cyane. Niba ari ubwa mbere agiranga habanyita Providence mana yanjye we naribo kumbe cyane cyane siko mwana ego kuhane kuvuga sugo kuna niyo kuvuga nta bushera sugo sugo namwe ntabwo mwamumumbe koko ari mu mukombera nuko indasuze cyane aho muherere hose impande yose zisi Imana bahereza umugisha nani bakumbuye cyane mukumva niba rugambira agiranga please kora subscribe like comment and share joining umuryango ukora umeze the vibes amahoro umeze neza uri positive turabakunda cyane amahoro y'Imana kumeze bane namwe umva mbese shamano I love you guys ndire awe ni fake ira nyine niki and hani bagirwa ngenda kandi wasinze nasese ngende kubakano nagose ko ari amazi nabivuga no komeza kuza wowe ni wowe uri kunywa kana okay sawa abantu mwamusha kumigemize neza na bebe ameze neza she's doing amazing kumva nikine nebagiwe ndikwabya hani bagirwa ndabakunda cyane cyane amaga umva mwarakoze ku magambo meza mwatubwiye amagambo y'urukundo mu buzima bwanyu bwa buri munsi namwe mujye munagira ko abakunda ajarira yo yishimye rira mbase mbabare nonge abantu kuri Pachu hano go mukiri you guys are family guys reka mbabwire cheze hazo wonde uvuye mu mukanyi bacezereza tene nabishobora bune wagusomye hano wace bro reka bashimire kwita ba bro uryango mwiza abantu kuri Pachu TV turabakunda cyane turabashimiye hari hashize iminsi mutari kutubona ibintu byari bigoye ibintu isi ye nayo bwayiragoye nubeshe ndabivuga bivuge bro twatokumbe cyane yagajya ahora nkumbuye kuvuga afite umuntu wa waramunaniye mbese we ntabwo munaniye afite umuntu wakunda kuvuga cyane akunda kuganira rero nanjye nari nkumbuye kubona abantu bo kuri Pachu TV nabo nariko barebanze neza ko mutwifuriza ibintu byiza cyane z'urukumbyika ego kwagira umwaga urabuze cyakwicara fresh abashaka kwicara ari kujyamo akayaga oya mu gacupa baby nose ko urukubona ibitekerezo bafite urukubona ibitekerezo bafite guys baby bachaka kugira ngo eretse mu kujya akayaga muri rino kintu gikomeye oya uravuze ngo mushaka kwicara ari kujyamo akayaga mu icupa cyicaye neza agacupa kagashira hano ubwo nyine hagiyemo akayaga mwumve ko mutumisha cyatse ntabwo narimbi shatse kubivuga biriya ibiki byo kuvuga ari kujyamo akayaga hese mu icupa rata kwicara gutya ngomba byo byiza ahubwo abantu b'ababyeyi ndikambive ibiki rero nari kumanza nashimira abantu bo kuri Pachu TV abantu benshi batubiyetse mu bwiza nuba nishimye ngamanza nasuza abantu rero kansuza abantu bwa mbere nambira abantu bari kutureba bari mu Rwanda ndabasubuje cyane Imana bahereza umugisha hari benshi nabo navuga amazina yanyu mbaragize mbasoze abantu bari kutureba bari muri Amerika leta zunze ubumwe za Amerika ndabasubuje cyane harimo bande benshi nagari ngo makomeza ano muri Finland ngereho gereka ndibugira amazina nawe bireke nta kibazo gutuma ibyo cyaka kuvuga ndikubugira bagero byandika muri Finland Benjamin umudamu namusoje cyane na Benja brother turabasuje cyane kuri Pachu TV harimo taza kumbabarizo taza kumubabaza naho ngewe nta kibazo oya ni wowe mukuru nase ntagufite namugira bro let's mbabwire rero kanu ka bro niko kabi nsuza abantu bari muri brother and grandma and auntie uncles hari abantu bari mu Rwanda ndabasuje cyane hari abantu ejo ndaramuvandimwe wanjye wibabuze Kevra ndabasuje cyane congratulations Imana ikomeze kurinde wowe n'umuryango wawe abavandimwe benshi bari hirya no hino Imana bahereza umugisha
hari abantu benshi bambwiye ati mujye usuhuza abantu mu Bufaransa naho mu Bufaransa bande ndabasuhuje kandi twebwe hajya muri Finland tudusuhuza rero kamanze nsuhuza abantu bari muri Canada Mr Jimmy ndagusuhuje cyane hari abandi byiringiro nitwa byiri twafumita byiri uramuzi arubyibushe yani mfara cyane Just como você aqui, nagira mabona mani. Yo akakuma buno gatati. Alaji. Uvuga ibintu byose. Byiringiro Benjamin ndagusuje cyane wowe n'umudamu wawe nizere ko Imana iri kubahereza ibintu byiza cyane aho muri hose turabifuriza umugisha w'Imana. Nizere ko niba uri kutureba none aha heza umudamu wawe akabizo. Niba muri kumwe. Mwende n'umudamu wawe turabasuje cyane. Abandi benshi cyane bari hano muri Amerika mwese turabasuhuje n'abari mu Rwanda hirya no hino mwese turabasuhuje Imana ibahereze umugisha tuzadukomeza tubonane bya buri munsi mudamu wanjye yari yaribagiwe gukoresha ibyuma amubwira ngo nakora ikiganiro wenyine ono buno ndi free muyabanya kuri Pachu TV kuri Instagram munyandike niyo zanyasubiza yabaye manager kazi karananiye agari n'umuntu jyaje batubwiye niba twaturi kuvugana ndamubya umugore wanjye yaragiye mu kazi yaranyishe kandi kuri telefone ugutega ajye mu kazi bro nkaretse nakaretse ejo yarakaretse da ntabwo n'abantu benshi bari bazi marabyaye oya ibi gutera natwite mane ndetse kubyiza impamvu ntabwo tutagikora ntabwo dukora sibyo ntabwo tugikora nanone hari n'igihe byabayeho uposting kwa muganga sinzi ibintu bari niba TG NCT niba test nani stress test abantu rero bakajya bati ngo congratulations n'abanyakwiye kumya congratulations no okay NCT ni test bakorera umwana ni nani stress test nyine kuko bambye ngufite amazi menshi mu nda so bamazaho imashini minota 20 bareko umutima wari gutera bareko ayo mazi ari mu nda tamubangamiye so ntabwo ari nabyaye imana ariko nivu abantu benshi nanone basereboye bari kuva mu bati mugro abantu benshi ati mugro mwatsinze twatsinze sinagwa ibihembo byangiwe hakana yego nanjye abantu batsinze ndabasuje turi mu team wamuzi ko muri famille yacu umuntu ari team girl yari umugabo wanjye na mama wanjye gusa twaratsinze babiri gusa abantu bose bari team boy abatumboy munga amazi arimo igikukuri wa mwaga shira kari mu buki ntitwaratsinzwe rose tukora iki ubushira bwaramunani umwana wabese n'umugisha umwana n'umugisha ikararone hari abantu benshi babonye irantuza irabi bisha twakoze ubwo byari ibyishimo sibyo oh my god abana do it again bro mwabonye ko yakubisigisha kambano kweke ni do it again cheka abantu bose bagarutse hano cheka abantu bose bagarutse hano no tuzakora welcome baby mwana avuga ko tuzaceza umva simbizi kuntu hazaba hameze tuzahatwika tuhanyuke umunsi ndabutegereje yes we uzari nubwo wafite uyu munsi nagiye kwa appointment yanjye naho doctor anyabuza ngo how do you feel I feel good are you ready more than ready ngo expect nta kintu expect nta kintu nzi nta ba checkinze bajya checka bajya checkinga none nyine bari kuri direct oh ya shahu ego bari gucheka re nyine maze kudirectinga kangahe nabona cyaki byabaye ngo mbikubigira ntabyo nakubwira sinareba warebeki baretse kubaza ubundi ariko hari ikintu kimwe nta ako birababaza bagize ute twereke mu byagenze nkwereke mu checkinze jamana nkwereke zamura amaguru ni buri nyine ngiye mu majya baryako baby dakwiya kubwira abantu hari abantu sibyo hari abantu b'abasore urukumva baba batazi ngo gucekinga wose ko twajya oya ndetse nyine yigisha abantu kamubwiza ukuri kw'Imana ngewe usibye kumva ngo twashakanye tujya kwa muganga nabo bari gucekinga ariko ngiye naganye ibyo wa checking uriko byumva rero byaba byiza niba twaje hano tuba turi kwigisha abantu hari umuntu ko turi kuri Pacu atazi uyu mubyeyi atwite baba bari gucekinga baba bari gucekinga ibicyubundi so iyo okay ubundi amategeko nameze ugisaminda ujya kugipima buri kwezi iyo ugeze mu byumweru 28 hejuru ujya buri nyuma y'ibyumweru bibiri wagera hejuru wagera kuri 36 ukajya buri cyumweru so no hejuru 36 buri cyumweru ngenda abanyewe ndakumudoktora buri docteur agira amategeko yiwe
guhera kuri 36 weeks kwa ko ngenda nifite hari amazi ugomba kuba ufite mu nda pourcentage y'amazi ugomba kuba ufite mu nda so ngiye rero nari mfite amazi menshi mu nda haragira amazi menshi mu nda afite ikibazo cya diabete hari n'ugira amazi menshi mu nda nyine ari gutyo ariko uteye biri normal ariko noneho iyo ufite menshi buri weekend iyo ugiye check up bakora NCT yari ya test nyine babwira kugira na ikoreye ko amazi abatari cyangwa mira ku mwana so nkanya ko nta kintu cyazo mfite arahunga ko nyine gusa ako bitavanye ko atamucheck na buri munsi so nari gaza kuri 37 weeks kuba uje amezi 9 batangira kurana na cervix yawe cervix niki hari umwana yasohokera hari umwana ajya gute asohokera nyine nabonye hari umwana yagira gute nyine tubasobanurire ngeze mubwiye ari isomo nakundaga ntabwo ni uyu kwiga biology ukunda ibintu by'imibonano niyo umuntu ufite ibitekerezo byane by'ibidayimoni neze ko mubwiye ngo umwana ni hembuze imibonano ibidayimoni sitamwe muzanye he oyi no ziravuze ngo nkunda ibintu by'imibonano ni hehe usaza nukubate nyina umwana tuzaso bitubwiye aho umwana ajya so umwana niba ahajya so dufata uyu umwana ugahajya so okay iyo umuntu asamye matrice irifunga rero iyo uri kwegereza ku gihe cyo kuvuka igenda iba loose ngenda yiyoroshya nyine buhoro so rero igaje kuri kwari nabyara 36 weeks 37 weeks akabyara 38 weeks akabyara so bagucekinga barebe nyine umaze kudilating kangahe bise hamaze gufunka bingana gute kimwe kuba gucekinga bakara ko umwana atari breach adatambitse no breach kuba yicaye mu nda ubundi iyo ufite 37 weeks abari byiza ko umwana umutwe uri hasi so rero iko gucekinga buri weekend bakora buri week bacekinga fluid amazi ari mu nda kuko basanze amazi yashize mu nda shaka batakora induction cyangwa C-section imani kujya batakubyaza ugatakubaga iyo amazi aba mu nda nta mazi ari ko ira amniotic fluid iri mu nda ni umwana imutunga baruzi ko umwana ajya soba mu nda sakangwa n'inkarizi ngahota mbese mwaramuzi ko umwana ajya yihagarika ari mu nda Yesu we no barayimira imanje guhakana nyine babaze no muzi wasoba gute ko kidini zabo zitangira gukora nabonye agafoto gusigiza umwana yitumye mu nda ke iyo yitumye mu nda gwa antibiotic ko byo ni ikibazo nyine akituma ako bagwa imiti awe mva kamba bigere ikintu cya numvise kikanambabaza umwana ajya bajya barira ibaza umwana ari kurira utaze so sad uzagere nakonje ntabikoze nugere nga hagati ya 30 weeks kuza ko 34 weeks uzagere inge 3D scan ugire umwana nyine hari gubyo baba kurira none bono bajya gucekinga akagira ngo no bafata ayambaraga agashira sinzi ibintu yase ku ntoki akinjiza nyine mwimbere nyine muri ponana mugabo nyine niko ajya yinjiza aho nyine mwabikoze no gukora umwana niho yinjiza none se siho ingo ubwo nyine urarabyumvise mba nkubwire ikindi ahubwo ni wowe uvuga ibintu by'ibishizi ahubwo ni wowe ushaka mbivuga araze nkubwire ariko icyambere turi kwigisha kandi umwana mwengere kugira utari kumvira mu rusaku bajya bakorayo bakakumaze kudirecting ariko ibyo bitavuze ko iyo cyagoze ugera nko ku byumweru 38 maze kuba 2 cm diameter cyangwa ukuntu bava ku bitaro hafunze bagata hafunguka okay iki cyambere rero ko n'umwana kwashira pressure none reka dufate kano kanya sibye dushimire abantu bose ntabwo twabonye akanya ko bashimira wenda uyu wagiye ubandikira hari abantu benshi baguhaye impano kandi bavuze babanyemo buri sorry uyu turamwita abanyuma ntabwo biri emergency ndiko nansigaye message kubyumva barabyaye mwana ngo yabyaye kera oh my god reka dushimire abantu ndira nuza muri iyo moment wangu shimira abantu basi okay so guys hari abantu batsendinge gift bagiye kuri baby registry yanjye akanyureza to gift hari nindi hamaze ntanafunguye ko nzayifunga umwana afite amezi 3 so hari abadukorana ndabizi bajya batureba ko bajya ngo bakwavuga n'icyongereza one day abantu dukorana one day awi nzababwira mu cyongereza gusa abantu batsendinge gift hari abantu batsendinge igitabo cy'umwana aratsendinge akanuza akamashini
kajya gatuma nyine asinzira bidasaba niba ndyamye ngo byuke ncane itara akonza kandi akabitara kafite na sound yo kumwana asinzira ni byinshi gusa aho uri hose umuntu wese ariko abanyoreje gift ntiyashiramo izina rye abandi bayashiramo note ugashiramo n'akabandikira tukabamenya aga ikingenzi nuko mwatugaragarije urukundo kuri Pacu TV ababyeyi benshi cyane bajya kureba za nimero zacu bakaduhamagara ati turi kubasengera nawe wari umugisha ukomeye byonyine n'umuntu yakubwiye message ari ikintu ntajya mfata niyo utampereza ikintu uzi umuntu ukubwira ngo ndagukunda Alice bara abantu bose bajya mu muryango baramukunda muri noza muri comment mutumarira love is beautiful no negitete bara bagajya gutimbagura mu ngambo kabira no is kwako you know is there's hari so much haters hanyine hari urwango rwinshi ruri hanze stop don't touch me don't touch me natamgira wabona ko kana abantu bajya ntabwo ndi romantique dore nangiye ahita don't touch me sugo niyo uri romantique iyo romantique yagumamo mwaze no orira girujurira urire ku rutugu rwanjye rata ko hanze hari inzangano nyinshi cyane nyine byo twumva ariko yimusha umuntu kugira ngo aragukunda nagakuzi nta n'ikintu cyiza namuko cyatumye gukunda just ahagukunda for you guys I don't take it for granted nanjye ndabakunda cyane abantu bajya biremereza mu buzima ukumva wenda urabugiye kubakunda sibyo cyo gihe wenda kubwira umuntu hari ikintu hari umuntu ambwiye ati n'uburi umuntu w'imfura cyangwa se n'uzaba imfura uzafate uzishimira ibyo mugenzi wawe wagezeho kuko nawe imbere yawe Imana igiye iguheramo umugisha kuko ari abantu ashobora kubona wageze ku kintu cyiza akumva biramubabaje no kuba yakubwira congratulation ikamba ari kibazo akumva akavuga ati cyangwa no kumva comment yakwa no kwandika comment no gutanga like wenda ku kintu wakoze byonyine kumva araguhaye support ya danje natabikora ngo mbese ushobora no kuba wabura sibyo aba ari umutima mubi ni impamvu yaravuze ati icyo gihe nutishimira ibyo mugenzi wawe wagezeho uzagera ku bintu byiza no okay sitwa tugana n'abandi bo kuri Pacu wenda abantu bameswa bakuru hari asinzi imyaka ufite aho ariko turaherereye cyangwa ibyo wanyuzemo cyangwa byo experience mu buzima bwawe ariko uzare wa muntu nta nubwo ufite kuba ufite ibya mirenge cyangwa ufite binye njya mbona nyina umuntu aba yarivukiye no hari abantu bariho hanze umva nuko nyina babura icyo yagureze cyangwa yakubwira ko yishimiye ibintu byiza byawe ariko uzare most time niba uri just wishimiye ibintu by'abandi umva ibyo uzagikora byose Imana tubihumugisha igireba kambugire ariko n'ufite abantu bagirije inyore ni kwa here kakabira kibutse abantu nyine batishimira ibyiza by'abandi just it doesn't even have to be big things umuntu akora akantu keza umushimwe nde baravuze ngo uwo muntu aba ari umunyeshyari sibyo yabati nanone ngishyari ngo niryo shuri rya nyuma ngo ujya wiga ugahita umuroza urayata kuroga ishyari ni cyo mbese niyo kaminuza ya ishyari si ukwifuza ni ukwifuza no kumva na wa muntu ibyo yageze atakabaye abigera kwifuza kwiza ari ukwifuza kwiza iyo ntabwo ari ishyari aba ari kugira ishyaka ry'ikintu njye ntabwo nabyita nk'ishyari sibyo nshobora kubona wenda Patrick yaguze imodoka sibyo ariko nkumva ya modoka ni nziza ntawe nshaka kuyimugwamo ntabwo nshaka kumva ko ngo kari kwirata ngo bimeze gute abo baba bati afite imodoka nziza abona anyereka muri cyane nzayigera cyangwa mubaza ngo man congratulations waguze imodoka ni byiza cyane ukumva biramushimishije bikanshimisha ko ari runaka aguze imodoka yambwira amakuru nayo nkumva nzayigura nkumva binyoroheye ariko abantu bishari rero abayumva niba hari niba waguze imodoka mwagendanaga ku igare cyangwa mwagendanaga kuri moto wimba kavuga ati modoka igahirima nawe bakamuseka nk'abandi uri kubyumva iryo niryo cyane waba wabyaye agashaka akumva yaroga umwana wawe sibyo waba wabonye akazi keza akatayumva wamwirukana noneho sasa twirwa tubimbwa twese wenda agize umugisha sibyo abonye akazi yari kuzagufasha nk'inshuti ye ahubwo ukamugirira ishari kabati baye bamwirukanaga twasha tugakomeza tukabimbwa ntaho byakugeza ariko ejo bundi ari akantu kabaye wenda impamvu ngiye kukavuga ntabwo ndi buvuge umuntu ahubwo ni ikintu cyagikoze ku mutima w'umuntu hari ahantu nanyuze umuntu ngiye kumuhereza ride ngiye kumufasha ngiye kumuhereza
agiye kuva hamwe ahantu hamwe agiye bro yari yemeje ampeza akazi minota 30 kuna nindi gufasha which is good akunda nakubwiye kuno meze but it's good though umuntu kene ufasha utajya umwereza kambe nakubwiye ati ndi muri ibi ubasha ukaba witonzo cyakoze wagiye nyine umuntu uzambye haba ariko ari umuntu nagiye muki nagiye gusoma agacupa wagiye gusoma agacupa nyo kansimbuza icupa ry'inzoga byambabaza ariko ntabwo nagusimbuza icupa naka wowe none nagusimbuza icupa ariko wagiye ariko ari umuntu nyine wagiye gufasha umuntu uri in need hari igihe wari gufasha umuntu ukere bwo gufasha hari igihe gufasha umuntu nyine bitari ngombwa wabireka bigakora nyina akantu kabaye umuntu namuhana agiye kumufata nzakwishyura ntabwo nongera kuvuga uko atari ubundi kubwira n'ubundi ndi kubwira bariya sibyo rap niwe ndi kubwira nta n'umugabo ndi kubwira ngo aho naringeze zubura barakutubwira ngo ari umuntu wagiye guhereza irayidi ego nuko ntabwo nkibivuze ndabivuga I'm sorry aretse mubwiye sibyo ntabwo mvuge sorry abagore kugira bavuge sorry ajya hejuru akajya hasi kagira gute wenda icyo nandi kubwira tuba tukwigisha abantu wenda ikintu kiziye kibari ikintu kibe cyo baye abaragaciyemo hari igihe nyina nagiye gufata umuntu none nsanga nyiko ari kwihuta muri kugira gute umuntu yari kujya n'undi hari agatrash urabona udutrash hano muri Amerika bisanga rimwe na rimwe nda trash ziri nka hariya uko wagiye uteka ushuru udutrash ku ruhande wasohoka ukajyana muri trash nini ukamufatira agatrash ukajyana hanze byamukoze ku mutima none se abibwira undi abibwira mugenzi none uwo yabibwiye ye yarabwiye ngo urakoze numva ari ibintu bisanzwe nyine gufasha umuntu ufasha trash ukayijyana ukumva ari ibintu bisanzwe ariko ajya kubwira umuntu ngatura umuntu umwana mwiza ngo yafashije trash ukagira ngo ni ibiro 50 nanyikore ubyumva ariko icyankoze ku mutima nukuntu yabihaye agaciro akumva yabibwira n'undi ngatura umuntu yakoze bitanibuka cyane cyane mu nkambi ndetse ngo yereze story cyane mu nkambi hari igihe natambuka nko umuntu ari kwasa uzajya ufasha umuntu ku giti cya natambutse ku muntu ari kwasa natambuka ku muntu uri kwasa yaba ari umubyeyi udashoboye udafite imbaraga hatamubye atuntije ishoka nkwereke nakabona ifite n'imbaraga ntabwo nari nkomeye byatari ariko nari nzi kwasa bro uruko nakubitagamo nubwo yabaga ari nka pinusi cyangwa ari intusi rero pinusi rero agahugu pinusi nakomera intusi yani yizinze ukuntu nayi kubitaga mugagira ngo ni ikibonobono ndi kwasa bya nta nubwo bigire ubunini we ni uburyo byose mu buryo nabyo nabya bindi n'ubu position nabyo no guhindura position gusa ubundi ugata was ariko byoma rero rugomba icyo gihe nkota numva mbikoze ari nk'ibisanzwe ni nkuko naka ariko igihe cy'intangaza ari umuntu wampamagaye ndisi ngo ari ahantu ngera ngo nabandi kwasa imwe atanyibwa kuntu wamfashaga kwasa bro mwumva icyo kintu kinkoze ku mutima niyo mpamvu ku mutima wawe nawe ubwawe uzagerageze ujye wishimira iby'abandi kandi wibuke no gufasha abagenzi bawe akantu gatoya cyane sibyo ahubwo usivuga cyo bitangibuka hari n'abandi bantu batatu umwe bari mu gihugu wenda yibagiwe akunze kwa batatu baherere umwe ari babiri bari muri Amerika undi ari mu Rwanda oya sinzi igihugu arimo ko ni igihugu ni batatu bro uziko burya hari igihe nyine umuntu ajya gukora ibintu ukagira nyine ngo ni ibiraho nyine biri gutambuka gusa ariko none wari uzi ko hari abantu batatu bayandikije ubundi kwanga ba Instagram nyine ko yawe bakandika bari kushimira ngo narakoze gusharinga jani yanjye ngo byatumye nyine baba open up kuri bo ku giti cyabo bajya kwivugana hari babiri muri bo twaduje ibibazo so yumva uburyo nagiye kwa muganga agereranyije nawe wenda uko ari kwiyumva none bose ko ari batatu bari pregnant wow ibaze I'm so happy byaracibishije I cried Imana ikomeze barinde urwo rubuto ruri mu nda basimuzongere munyandikire mwari baretse byaracibishije cyane man naravuze ati niyo ntabwo ngara kujya kuri tubye mvuge as long abantu batatu gusa mu buzima bwanjye kuba naravuze wenda jani yanjye umwe muri bo
yagiye kwa muganga urikumva riri kibazo cyaderi baramubwira ngo like wago nayo nyine kujya kwa mbere gucekinga ngo oh ngumeze neza ngo bihereza igihe ngo hari igihe ngo hari imyaka ibirashize turatangira iyo bambye ngo tegasegereza natwe rero advocate yourself ujya handi bose nyine nagiye nandika akavuga ati kako ibyo wanyuze mu bintu bituma ujya gukora research nyinshi cyane nandika test bazagenda bari gusaba baba testing umwe muri bo yasanze thyroid yihaye undi muri bo yasanze amagi munde ari hafi gushira urikumva undi yasanze afite ino no musemburo ayi wenda bibagiwe umubiri nawo mukeye kumva hako ntago byose ariko nyine ari mbifite akubite nuko akubaje se ningenda kubaza kumaze kingahe nzavuge ba testing ibihe bite nuko ngiye nanjye hari nakoze research cyane n'abandi bambye nkamwandikira list agasaba gutyo none one of them ari almost amezi aratwita amezi 3 undi banza ari agebwira murane undi abimenyeje ubundi I'm so happy for you guys. I'm so excited. Oh my god, you guys, Imana ikomeze barinde kandi niba uzi umuntu guca mu cyo kintu. Nago nanubwo ari wangu ujye kubyira abantu ngo gutya na gutya. Please jya kwa Pachu TV. Just text me in inbox. Ibyo nzi nzakubwira, ibyo ntazi nzakubwira. Niba uzi neza ko nawe guca mu rugamba rwo gutinda kubyara. Oh my god. None ako wabigiye mistandukanye. Harabamaga indi mukanya. Batari byiza. Agomba byiba niyo abantu babiri ufashije. Niyo wabo. No mwijoro. Niyo ntago twavuga kwa Pachu TV. No mwijoro ntago Imana izaza kukuramba mbese wazanye abakristo magana ngana. Niyo wajya hano mwe wenyine. Byibuze Imana izagushimira ngo. Yewe wenda no kuza tukaganira hano hari abantu benshi bajya bavuga ati Pachu n'umugore we barasaze uko baraba. Zasara wenyine. Ntago abantu bose batwumva kimwe. They don't have to though. Ariko byigwa iyo hari umuntu wenda kwandikiye kuri ya No, I'm okay. I just don't want to keep crying. Ntabwo tujya kujya gukora. Njya mukubita keya agatavuga ati ngo ari yambitse ngiki. Ntabwo nyine nanjye biranshimishije. Akajya kabona kifi. Ahubwo hari n'ikindi. Ni if ugiye kwa muganga. Ujye n'umutware wabajya mu testing. Hari ibintu hanajya bibesha. Uretse ko hormone tufite zose nagaka abagabo zifite. Ariko uriya intuza thyroid n'abagabo barayigira kandi umugabo ufite thyroid riro bivuze ko akenshi ntangaze abari amazi. So just check on yourself, you know. Gusa nyine narishimye ubu ngubu niyo ntavuga kwa TV show nungutse abantu batatu tuzaba inshuti umva nabandi benshi abantu batatu bihumbi bibiri ngaye biri hari hano no ndabwo nyine abo ngabo bambwiye ubwo hari n'abandi atajya basi nuzaje wenda utwumva ukagira inkuru nziza nkuko natwe twari twabasharinga inkuru nziza niyo tutagenda ngo tuyishyire kuri YouTube byiburuka twandikira ukatubwira ati nanjye Imana yansubije twese turakomeza kubasengera iyo tugiye gusenga ntabwo tujya twibagirwa kuvuga ati Imana fasha n'abari ku musaraba gutinda kubona urubyaro kwako tuzi uburyo ki bibabaza tuzi uburyo ki bigoye uri kubyumva rero umuntu wese uri kuri uru rugendo rukuru uyu musaraba menya ngo ejo nejo ubundi nawe bizagenda ngo muri mu Faransa yamyugaza kumemba muri Amerika yarishi nyine byanshimishe cyane akaba ari byiza yaramaze imyaka 4 tujye dukora ibiganiro cyane man tubyira abantu kubera iki utagiye ngewe nzashira kamera handi yadambere umutkuzo urangaraze ngo afite umwana wanjye afite imisatsi yabara gukurikije umusore I'm sorry no nari kugenda hano ndiko afunze ari sani ningo ariko singo Masafte ukanamura none ndumva nishimye ubuswa nari bagiye kubivuga kuba ni ibintu byiza kuri Pachu aba kenshi njyane ubitegereza kwajya nyine ako estimate ikimana ibundi y'Imana Yesu yavuze ngo yego nta muntu avuga ngo cyakoze uko wumeze kose hari niki hakamise nibuka aho tuzakavuga utaha ko nayo ya story ndende Mana fene kuzabyibagirwa what time is it
Yewe ushaka amasaha yawe. So Cyane namusezera. narishimye cyane mfite izindi nkuru nzabwira ejo Babikiriza ejo. munyitege ntago nzasura mu kazi nafashe vacation nayitangiye umunsi ubwo ngiye kujya nkora Abatamo guys, Imana ibahereze umugisha, turabakunda cyane. Kuri Pacu TV nakagaruka. bye kora subscribe like Like, share, and share kubita ikibuno cyawe. you have nice booty Nice leg.